Haguruka twese tugahoberana nk'umuryango wishimye. Sibyo se? Fashe telefone ubere wanyisha. Katuzare n'umwana rwose. Mana we. Nukuri ndabababariye. Sibyo n'umwana kandi azajya gusura yishimye. Murakoze abohotse. N'umwana avuga ati ngiye kwa mama. Yego. Ubundi nibyo byabura. Iguye yarara nacyo. Umubari. Nuko mugabo mwiza ndagushimiraga n'ubundi ntabwo uri umugabo mubi. Ni papa nta mutima mubagira nyine ahubwo nyine. Bayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza kukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko meze neza aho muri ari abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu hose mu bihugu bigiye bitandukanye ndabasuhuje. Uyu munsi ndi kumwe n'umuryango, kumwe na famille nini. Umuryango wa izina ryawe ni irihe harya umuryango wa kuko ugize uri umukuru w'uyu muryango. Umuryango wande amazina yawe? Banyita Ndushabandi. Umuryango wa Ndushabandi Musa ari uhagarariye iyi famille. Twabicaje hamwe ngo tuganire nk'umuryango wose nk'umukuru w'umuryango kugira ngo tuganire bose hamwe kugira ngo tubashe kumva ibyiza biri muri uyu muryango kuko byatangiye atari byiza ariko ntekereza ko aho bigeze bikwiye kuba byiza noneho. Wa mugani Paparise na Kagafanta yavuze kazana ubundi wakabaye bugateretse imbere yacu. None se si Kagafanta wavuze ngagomba kuzatereka imbere tukagasoma tuzakanywera mu rugo. Turi mu rugo na mama Waisha hari. Ariko Waisha mama Waisha aramukunda hano kadahari. Byarahindutse pe ingoma zahinduye imirishyo. Arise rero aba n'ababyeyi bawe muri kumwe ngira ngo wagiranye ikiganiro na papa wawe ndetse na mama wawe. Mama hari ibyo yagusabye ariko nyine wumva bitarageza igihe kandi nyine n'uburenganzira bwawe. Yego hanyuma kuba wicaye hagati y'ababyeyi bawe nyuma y'imyaka myinshi iciyeho urabyumva gute? Mbere na mbere mbanje kubasuhuza cyane umukobwa wanyu ko atazi kuvuga kubaza papa we nyine gusa nyine biranshimishije kuba noneho ndi kumwe n'ababyeyi banjye bombi. Urabona bidasa neza? Yego birasa neza. Mubaye mubana noneho mu rugo byaba ari byiza kurushaho. Rero ikintu ugomba gukora uko ushoboye ugahuza ababyeyi bawe mukazajya no kubana mu rugo. Nabyo ntabwo byashoboka kuko nyine ariko se yatuma utware Reka nawe ntiyatama Mayisha. Paparise yatubwiye ko ubana na mukeba ariwe madamu we witwa Mayisha. Mubanye mute? Mama Mayisha ni umubyeyi mwiza. Yego ni umubyeyi nyine utanandukanye n'abana be. Gavuge nyine uno mwana nagari uwanjye nagari njye namubyaye reka mukoresha ibyo nyine abana banjye badakora. Umubyeyi unkunda pe ntacyo namushinze. Mama ari umeze rero? Nanjye meze neza mana yanjye ndabona musigaye muhura umunsi ku wundi. Ndabona ari ibirori ntabwo mugikumburana. Mana yacu ndishimye cyane tuwanyire ku mwana kuva ariko ubundi urabona natangiye no kugenda nzana n'akabiri wo gake akabiri se n'umuntu ugafite ireba n'udutama twatangiye kuza umva nsigaye nd'ibiryo bikankumva biramanuka neza konyweye nkumva karatembera neza no mu mitsi no mu misokoro ceceka nyine burya kubura imfura biragatsindwa. Ni bibi umuntu mubi n'ugukuraho imfura yawe. Paparise we bimeze bite wowe hano ngo barabyibushye kubera bahuye n'umwana we bigeze? Njyewe nishimye ku ruhare rwa yego ye nishimiye ku ruhare rw'umwana. Sibyo umwana nawe akishima ku mpande zombi. Sibyo bitewe ngewe n'igikomere cyanjye nagize nishimye ku ruhare rw'umwana ntabwo nishimye ku ruhare rwanjye. ndishimye ariko nawe ntabwo urakaye. Ntabwo ndakaye ndishimye
twashaka kumenya. ni ukuvuga ngo umwana yansabye yuko agomba kumuza na mama we. naje rero turicaranye hano tumuhe igisubizo yatwatse. gusa nanone muri ibyo ikintu nashakaga ko twakongeraho nakongeraho mvuga ni igihe kinini cyashize uyu mubyeyi asaba guhura n'umwana yiruka mugahura musimbukana mugahura mutongana mugahura nyine ari nta mahoro mugatandukana n'abo mwaciye aho aciye ariko kuri iyi nshuro urabona ko ari amahoro. mu rugo ni amahoro kabisa. niyo mpamvu iyo ibintu bitangiye gake gake buriya nta bintu biba ngo bihite byiruka katinga ubona nakubuze wowe umubare rero uko nyine papa we yabanje kugira icyo avuga na nyirakuru tumva kino kiganiro kiri buze gusoza duhoberana twagira ngo twe guce kure tubanze twumve kuko ndabizi umumere ntabwo ameze neza afite amatsiko yo kumva niba yarababariwe cyangwa atarababarirwa kugira ngo nawe tuganire yumva yisanzuye ku mwana we twagira ngo nkawe papa w'umwana banze tuganirize tubwire kugira ngo n'umubyeyi yicare nawe yumva yicaye ashyitse ubundi tuganire nawe afite umutima yavutse niba mwaramubabariye umutima we uri kumubwira ati narababariwe cyangwa se ntiyababariwe. kuri njyewe n'umwana wanjye igisubizo twamuzaniye ni cyiza rwose. niko twicaye nk'umuryango aho kugira ngo wa mubyeyi ahorane ipfune y'uko yabuze umwana byabaye byiza ko byose tubishyira hasi tukamubabarira. umwana akajya amusura sibyo umwana akajya amusura ariko ntarareyo agataha sibyo ntabwo umwana yemerewe kurara ariko gusura azajya amusura ataye nta kibazo. nta kibazo rwose nta kibazo. urakoze cyane kuba ufunguye inzira z'umwana kugenda kwa mama we. ni ukuri pe Imana ishimwe Imana iguha umugisha mugabo mwiza ndumva binshimishije ni ukuri igihe cyari iki ngiki. nanjye kugira ngo nkwereke ko twishimye ntarise n'umukobwa wanjye niko twahaguruka twese tugahoberana nk'umuryango wishimye sibyo se? ufashe telefone ubere wanyisha katurare n'umwana rwose mana we ni ukuri ndabababariye sibyo n'umwana kandi azajya gusura yishimye abohotse n'umwana avuga ati ngiye kwa mama. ubundi ni ibyo byabura wogize ngo hari ibindi uhaye ariya ya mu rugo sibyo ugasuhuza mama wawe ukongera ukagaruka mu rugo ariko ntabwo nkubwiye kujya urara nta kibazo kumusura birahagije ntabwo azajya rwagijemo amakuza nyine ntacyo pe ntacyo n'abana bakamenya ko bafite mushiki wabo bari bamaze batazi nari naragize ngo nta muntu wari ubizi ariko muri uku kwiruka nageze aho ndahambuka mbabwira icyo ndi kwirukaho ubu nabo bagutegerezanyije amatsiko. yego ngenza nta kibazo rwose kubwo papa yampaye uburenganzira nk'umuryango twaricaye nyine tubona ko ari byo bikwiriye. turava hano arisa ajya kugusura mu rugo noneho nibigera ku mugoroba nka saa moya araza pe uhita umutegereza. ni ukuri ntabwo azarara yenda kereka imvura yaguye cyangwa se habaye ibindi bibazo. urabona ko n'ikirere kimeze nabi imvura igiye kugwa iguye yarara ntacyo nuko mugabo mwiza ndagushimiraga n'ubundi ntabwo uri umugabo mubi ni papa nta mutima mubagira nyine ahubwo nyine ni ukuri umugabo ntabwo ari umugabo mubi n'urukundo ruca munsi y'urugero erega na bino na kuriya kuncisha aha ni urukundo yakunda umwana we nyine no guhangayikira umwana buriya
namubyeyi utangayikiye nk'uko wari umuhangayikiye nawe yabaga amuhangayikiye nka papa we urumva rero ntabwo byari nanjye nari mfite n'amatsiko yo nyine kubona abo bana tuvukana ntazi biranshimishije nyine kuba ngiye kubabona. Ndagushimiye mwana wanjye nkanjye wabaye umubyeyi gito, ndagushimiye ko ibyo byose ubyirengagije, ni ukuri ukaba umbabariye, ubu ntuye nk'urusyo ku mutwe. Yego mama nta kibazo rwose, nyine uri umubyeyi wanjye kandi nyine reka Kalise nawe ndagushimiye kuri ngo akabura ntikaboneke. Kalise ni nyina w'umuntu kandi na se w'umuntu, nuko nakabura ntikaboneke. nabonye kunangira umutima mbona ari ukubabaza umwana, sibyo? Nagenda ajye kureba barumuna be cyangwa se arebe basaza be, amenye basaza bafite uko bameze, ajya aganira nabo nta kibazo, sibyo? Mu rugo ni iwanyu, urwikekwe rushire, sibyo? Gukeka bishire, namwe ubwanyu mujye musurana n'ababyeyi, kubera ko uru ni rwo rubuto rugomba kujya rubahuza hagati yanyu, ku buryo papa Kalise agize ikibazo hari ubushobozi ufite wamufasha cyane. Reka buno turi bamwe, ariko turatuntu ubu najya guhura na babita ni Musanze, ubu se najya guhura na Musanze, udahura na Musanzire njye nawe nk'abantu dufite icyo duhuriyeho tukagira aho duhurira. Musanzire si ngombwa kuko ntabwo byaba bishimishije, si ngombwa. wajya uhura n'umugore Musanzire se mwamuvuga tukagira aho duhurira. ariko Kalise nongere mbisubiremo, ujya ugenda nta kibazo, nushaka ujya ujyayo buri munsi nta kibazo, ariko njye nzaramuka uraye atari izindi mpamvu zibiturutseho. Wumva se ko atari no mu ntozi? Ntabwo nzabyemera. papa nyine wigira impungenge, nanjye ntabwo reba ukuntu inda imeze, ndabibona. si uyibona? Ubu se njye byanshimisha ko yabyara nk'uko nabyaye, mu izina rya Yesu, uwo muvumo kuveho. uzi mu rugo nguyu ariko kubera icyo utongera ibyo bintu, kuki ndamufuhira nanjye nkambara ryavara yuko yagiye ku muhanda mubaza, kuki wumva yamera gutya? yagiye ku muhanda agiye guhaha, uri kumva? Ntabwo umwana wacu muhino 5 kuba yageze mu rugo kandi nawe arabizi. Erega reka agira impungenge, niko nabanye nawe. Numva se adafite rezo. Abagabo barira kigeshi namiki. Ibyatubayeho mu bwana ntago mba nshaka ko n'umwana wanjye yazahura na cya kibazo. Nibyo kandi nanjye ndabyibuka, uburyo nabyaye, uburyo natwise, uburyo nashatse, ntabwo ari bwo buryo twateguraga, sibyo se? Ubwo ibyo bizama kurebera umwana wanjye ndetse n'abarumuna be. Ahubwo aho ukuyemo isomo nyene ryo kuba uburyo wabayeho kutabyifuriza umwana wabyaye, kubera ko buryo ubuzima ni ishuri, ubuzima ni ishuri, ubuzima bubamo bukagenda neza, ejo bukagenda nabi. Gusa ikiriho umuryango wanyu mwaciye muri byinshi bikomeye, muce mu buzima bugoye buri umwe mu ruhande rwe bitewe n'impamvu ze, ariko ntekereza ko igihe kigeze kugira ngo bwa buzima buhinduke. Naguciye mu ijambo, ubuzima bwanjye naciyemo maje gutandukana n'uyu nguyu, tureke kubwinjiramo cyane. Uribuka uko nari mbaye kwa Viki we ntabwo amuzi, njya gusaba ibi n'ibi ewana, hari ahantu iyo mwibutse numva nsa nkaho nawe waratesetse, ariko wazize kujya mu bagore mbaye sinzi ukuntu, wenda reka ibyo mbyireke, sibyo? Kalise narabimubwiye, inzira naciyemo zose narabimubwiye, sibyo? Ariko ntabwo nshaka ko Kalise azabicamo nawe. Oya, ntabwo bizamubaho umugabo mwiza, ntabwo umwana wacu bizamubaho. Ubu nabo cyagiye mama teta uburyo yatwirukanye nabi, ariko nawe uko ameze ubu ngubu ari hahandi nanjye, sibyo?
kandi ikajya bamugarura nyine uzamubwira ati uriya mugabo n'ibyishimo ibi ngibi sinzi no kubyumva uzamubwira ati uriya mugabo ndamuzi n'undi mugore sibyo uzamubwira ati ndagutumye ndagutumye uzamubwira ati uriya mugabo arakubeshya arashaka kumurya gusa nyine uburyo dufite umwana mwiza noneho munasi sibasa nandera abantu mudukurikiye muze kukandika muri comment mutubwire uyu mwana Arisa asa na papa we asa nanjye ariko mama we harimo agashusho ariko papa we yamukurikije uburebure ariko nanjye asa na mama we ariko icyongeyeho asa naguru mama se wawe burya bitewe n'ibibazo nabaga nifitiye mabukwe sinanamureba nawe ni muremure cyane nawe w'igikara mama we yibereye mu gufiya umugabo akurikiza se gusa harimo agasura abantu mudukurikiye muze kwandika muri comment mutubwire Alice asa na papa we cyangwa asa na mama we gusa icyambere nuko ku ruhare ngo bitewe ari ukubera nyine twabaga turi kumwe igihe cyose ngo nawanga kwishira heza nsa nk'umukobwa nukuri tumeze kimwe ntacyo bitwaye ariko ngewe wishyira haba heza abona wowe n'urwo mutasa ari kuri se nta kibazo uwo basabo wese ashake yabe yasa n'undi ntanazi icy'ingenzi ni uko nongeye kumubona kandi nzi ko ari umubyeyi burya umumama aba abizi abazi umwana sasa rero nujyana na mama wawe sibyo dore ubu ngubu turi saa 9 saa 1:40 imvura nigwa se sibyo saa 1:40 uribuka ko mama wawe yagiye gucuruza Nyabugogo yego mama Vicky ibya Vicky ntabwo muzi wasimuzi ni mama Yisha noneho uraza gutega moto ujye kumureba umutwaza umwana ari ahantu ari bunyure nta kibazo ndaza kunyura ahubwo ufashe nimero y'umukobwa wawe tujyanye se ndayifata byibagire nabwira ngo mbariza papa Alice ngo nimero dore nk'ubu wakazifashe mukajya muganira kuri telefone tugiye kumanuka tugiye kukamba nk'umuntu mutabanye nk'umwana mutabanye cyane ugomba kumubaha ukajya umuganiriza kenshi nimero z'ibyo nanjye ubimbwiye nari ndimo mbitekereza rwose umwana akamwiyumvamo nawe ukamwiyumvamo ubu no kumuba hafi cyane twadukeya twaduhenda abana umuntu aho umwana ni ukuri pe ntuzatinye kujya muri butike ngo umugurire na bombo ugura akabombo ko kugata umuhereze ugura akabisu gase nkari karabonze nkamuhe kuko abana umwana akururwa n'akantu gatoya ntabwo ndi kukugambanira wumva ntacyo nawe amaze kuba mukuru wese mukuru buriya bajya bavuga ngo umuntu upfuye atabyaye abajyanye agahinda gateye ubwoba ntabwo njye narinzi yuko rwose umwana agira gutya afata ise na nyina akabahuza bakongera bakaganira bakishima ntabwo mba nzi ko byabaho warakoze wabaye umuhuza mwiza warakoze wabaye umujyanama mwiza ni ukuri warakoze kandi n'ubundi uzakomeza kutuba hafi ntabwo birangiriye ahangaha nyuma y'ibi ndashaka ko niba tuzagusura wowe ngo tuzasura papa Alice ntabwo nzi uwo tuzasura twese tugahura nk'umuryango nubwo tukicara tukaganira na ya fantigesi uzayigura yewe nubwo wagura detaye si ngombwa icyese uyarega nubwo wagura na detaye si byo pari uyirega burya umugabo nawe agenda asohoka uko ari umuntu agenda asohoka uko ari ntabwo ari byiza kuba warya ideni nyuma ngo muzansure muri gereza oya ntawe uvuze ujye kwikopesha aho kwikopesha ibyo kurya se wikopesha ibiryo rega niyo mwasangana n'umuntu na mukaru mwakwicara mukayisangira kandi mwishimye icyo uhabwanye umutima mwiza nawe ucyakira n'umutima mwiza ukuri pe ni ukuri nubwo yaba iyo mukaru twayinwa tukishimye twishimye rwose hanyuma rero turi kugana
nko ku musozo nagira ngo ugire ijambo rimwe ubwira papa Alice. yego yewe murakoze cyane. Ikintu nabwira umugabo wanjye, ikintu nabwira ni ukuri uwahoze ari inshuti yanjye kandi n'ubu bikaba byongeye kuba bisubiyeho, ni ukuri ni ukugira ngo mushimire umutima mwiza, umutima w'ubutwari, uburyo ari umugabo ndetse wibanze mu maso yanjye, imbere y'umutima wanjye, uburyo atari ikigwari kandi bikaba binagaragariye ku mwana twabyaranye. Ni ukuri papa Alice ndamushimiye cyane kandi nizeye ko bitarangiriye ahangaha, ni ukuri bizakomeza. Nanjye ntabwo azabona ko ndi umugore se w'amayibobo, ntabwo rwose. Kumwe wari unzi imbere n'ubu niko nkiri, uzabibona. naguciye mu ijambo sibyo ibyo byiza umbwiye kuri njyewe, usibye ko byarangiye bidashaka kugaruka, ndumva ibyo byiza wabiha umwana niwe wakoze bino kugira ngo twongere twunge ubumwe. ndumva wabishimira umwana njyewe ukandika. ariko buriya iyo ashimiye umwana aba ashimiye na se, kuko ntabwo yashimira umwana ngo agusige, kuko niwe wareze umwana. ni njye wamureze, ariko umwana niwe wakoze ibyinshi kugira ngo ni byinshi. Ibintu byose hano ni amashimwe, ntabwo tukiri mu marirani, turi mu maganya, ntabwo tukiri mu byifuzo, turi gushima. kandi niba itari ibi n'Imana izabikora rwose. Reka mbashimire mwese rero, ndashima mwese kuko mwabashije kuboneka, kuko mwese mwabashije kwakirana mu mitima yanyu no kubabarirana, nabyo ntabwo biba byoroshye. Reka twitege ibiri imbere, dusige ibiri inyuma. Twanyuzemo byinshi bibi, ahubwo turebe ngo imbere tutegereje y'iki. Ubuzima buri imbere, gushakisha amafaranga, gushaka ubundi buzima bw'imbere, kuko ibiba byarahise biba ari byinshi bibi. Tureme iby'imbere bizaza. Reka dusoreze hano, ubundi umuryango ndabona mwiyunze ni byiza. Ubwo ibindi nyine murahana nimero, wa mugana agiye no kugusura, ibindi umwana azajya gusura bisanzwe, atahajye mu rugo. Ndumva ibindi ari ukuhura dushima Imana nabindi.